ni amahoro nawe yampaye yabyakira ariko icyo ari cyo cyose muri make nahindurirwa nanuka nakwiyongera nagira imirimo myinshi nagira nta kintu gikwiye gutuma ntikunda icyo nabonye ni mu mutwe Kwasuza mwese abadukurikiye muri aka kanya nyuma y'igihe kinini furo uzi ko wari ugiye kurangira warabuze nukuri narabuze cyane mumfashe gushima Imana ko Sister Flora yongeye kuboneka Bella Imana ishimwe nishimiye kongera kubana nawe Jolie nukuri nanjye ndabinezerewe ngarukanye rero umutumirwa ariko niwe wari warasigaye ku rugo yarakoze cyane Jolie umunsi nifuza ko tuganira ku isuku siko wagiye nkitwa Jolie none ukaba yaragarutse byarahindutse uzi ko bigaragaye ko wabaga kure cyane wabaga kure warabuze biragaragaye Pastor Felicitation nyuma y'igihe kinini n'ukuri reka rero natwe dufatanye gushimira abakomeje kudukurikira ntabwo mwadutereranye nubwo Jolie asigaye wenyine ariko mwarahabaye mwabanye nawe no kuri ngarutse mbashimira cyane Imana y'umugisha no kuri nabo gushimirwa nuko twarabanye za comments byanga bikunda nugira kandi uzongera uzirebe usange zaratambutse abataranazikoze sha nureba neza hamugane usanga hari izibazo ngo wa muntu mwiza Bella yagiye he kuri Imana ishimwe ariko yarandinze nubwo ntagaragaraga hano kuri kamera ariko aho narindi Imana yabanye nanjye meze neza amen biragaragara uyu munsi rero ngarukanye agaseke cyangwa se ijambo ngiye kuganiraho na Jolie namwe kandi dukeneye ibitekerezo byanyu cyangwa se comment uyu munsi nifuje ko tuganira ku isuku y'umugore mu rugo isuku y'umugore by'umwihariko Jolie guhera akiri umukobwa cyangwa mu rugo yagezeyo bimeze bite ibyiza nuko twahera mbere gato atarashaka nko muri fiançailles yego kugera none hageze mu rugo no gukomeza babyaye cyangwa se bibarutse mbese wayo umuryango muri rusange wowe ubibona tubivuga iki yarakoze cyane Sister Bella ni ukuri twatumukumbuye umuntu wivugira make witonze utwaza make kandi icyo afite muri we ukacyumva ni impano nawe Imana yamuhaye rero nk'uko wabivuze ni ukuri isuku ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi twavuga nk'uko abanyarwanda bavuga ngo isuku igira isoko turebye rero guhera mu fiançailles nk'uko ubivuze navuga ngo duhere inyuma wa bantu bagiye gufiyansanya bafite aho bakomotse bafite amago bavuyemo wa mwana aho yarerewe ni isuku ki yari ihari yego none tukareba ngo ese yabyitwaraga amati hari imiryango usanga rero ifite abana ugasanga ntacyo umwana yemerewe gukora isuku yose ikorwa n'umukozi tantine akaba tantine akaba ari we wandurura akaba ari we woza akaba ari we ufura akaba ari we usasa akaba ari we bya bintu byose ugasanga wa mwana ntabizi urumva ko wa mwana najya no mu fiançailles icyo akora ashobora kuzamenya kwimakiya gusa yasuku igaragarira hano hanze ariko mu by'ukuri mu bindi usanga ari ikibazo nuko rero usanga wa mwana atwaye wa muco hehe hahandi ho yashatse agende we yaramenyereye ko ibintu byose bikorwa n'umukozi narangiza w'icyo aziwe kuri we ni ukwimakiye cyangwa nabyo ugasanga ntanabizi nimba ko agenda akajya muri salo agatanga amafaranga bakamumakiye cyangwa ntabwo azi ngo ari bufate hako nanjye subutiro nk'iyawe namenya kwisiga nanjye ntabyo nzi ruje revure nk'iyo jye sinamenya kwisiga urumva rero hari ibintu biterwa n'ukuntu umuntu yakuze isuku nabonye ahanini biterwa n'uko umuntu yakuze so turebye rero mu rugo twavuga ngo umubyeyi akwiye gutoza umwana isuku guhera niyo byaba ari umwana ashobora kugenda
ukwiye kujya umubwira amagambo atuma yasuku itangira kumujyamo noneho rero akatangira niba ari isahani yo kwandura akayandurura itasi akamenya uko ayandurura yewe no kugera kuyoza ukamwigisha kuyoza kugira ngo ejo ntazagere hari ibintu byose bibi by'umukozi umugabo amubona ukundi ariko ubwo uruhare runini n'ubundi ruba rufitemo n'umubyeyi cyangwa se za ntege nkeya icyo umubyeyi we adashishikara ngo abwire umwana we ati nubwo umukozi ahari nubwo tantine ahari ariko nawe kora iki nawe mufashe. Ahanini rero nabonye bikomoka ku bikomere ugasanga umubyeyi aho yabaye yenda mu rugo rutari iwabo araruha agakoreshwa ibintu byose atari umukozi ngo ari bwishyurwe noneho agakoreshwa buri kamwe noneho yagera hariya kubera icyo gikomere yikoreye akumva adakeneye ko umwana we mbese akariko kose akumva ko mu gihe nkiriho umwana wanjye azakora ibishoboka kugira ngo ataruha nk'uko narushye ntakamenye ngo hari ibyo akeneye kumwigisha bitari uburushyi ariko buriya furo ubundi tuvugishije ukuri iyo umuntu atagucunaguza akakugaburira akaguha izo nshingano zose buriya ubundi tuvugishije ukuri ahubwo si ishuri ryiza Imana ibigushyizemo kugira ngo uzashobore kubaka urwawe neza. Ubundi ni ishuri hari umukozi twigeze kuganira hano twita abakozi bo mu rugo njye sinjya nkunda kubimwita nubwo aba ari ku kazi ariko kazi ke ariko sinkunda kubimwita ahubwo jya unanamusobanurira kugira ngo ubwo yisobanukirwe natwe aho turi hanze mu kazi kandi turi abakozi. Twaraganiriye n'urugo nari ngiyemo bari bafite abakozi babiri b'abakobwa ubona nyine b'inkumi urabona urugero abenshi bakoresha aba bageze mu gihe cyo gukora nyine cyangwa se agiye kugera muri cya gihe n'undi turi kuvugaho cya fiyansaye abenshi bava aho ngaho muri ako kazi ajya kubaka yego namugani ntukinubire hari ibyo yari apfuye na nyirabuja turaganira namugani ntugakora ibintu ukamubwire gutya no kujya umuganiriza noneho nabo turaganira namugani ujye umenya ko hano uri mu ishuri kuko ejo n'ejo bundi uzashaka ibyo uri gukora hano niba ufite gahunda ugenderaho y'umunsi ufite horere y'umunsi ejo nugera iwawe izagufasha kuganiza iby'iwawe. Nyuma yarashatse koko yarampamagara bimbwira arambwira ati mode inama nyigenderaho nizi warakoze nta nubwo nabyibukaga ariko nahise numva nanjye nguwe neza. Nibyo nashaka gusobanura rero ngo ababyeyi bakwiye kumenya ngo nubwo ashobora ba bandi bo bikomotse ku bikomere bafite nibahumuke bamenye ngo kubwira umwana wawe ngo terura itasi zana amazi twara iki garura iki ntabwo ari bibi ahubwo abamutoza neza ku buryo ejo bundi rega hari n'ukuntu tutarajya no mu rushako Bella hari ukuntu umwana wawe agira atyo akabona amahirwe akajya mu mahanga. Aya mahanga rero twamenye ko nta kintu na kimwe umuntu atikorera bya bindi byo wangaga bya bindi byo wumvaga ko ari ukuremerera umwana ari ukumukoresha uburetwa ari ukumwica nabi this time abijyamo adafite noneho nawe uri bumubwire ngo kora utya cyangwa uri bumubwire ngo gira utya noneho akabijyamo wese abishaka atabishaka. Yego usanga bafite imashini zifura ariko iyo atamenya ngo umuntu ashyiramo isabune bimeze bite bigenza ate yenda kwiga niko kuzamushoboza za mashini ko zifura zikagera gute zizaza zinamutekereza azabona ifura abona ikoropa abona igira ite ariko still hari imashini ahita azamukorera gusasa ntabwo azasasirwa n'imashini guteka ntabwo uzatekerwa n'imashini. Hari ibintu mu by'ukuri byo wa mwana yego ibyombo ushobora gushyira mu mashini sibyo ibyo kurya nabyo ushobora kugira bimwe by'utekeramo amashini ariko ntabwo bizakorohera mu gihe cyose utari waramenyereye kugira icyo ukora iwanyu. Mbere y'uko rero tujya muri fiyansaye turebe ngo isuku ubundi umwana kuyiga ni ngombwa njye rero nsanga ari ngombwa cyane kuko niyo soko y'ubuzima bwiza. Umwana ufite isuku niyo umusanzu iwabo birakunezeza cyangwa se reka tuvuge umwana ufite isuku Bella mu bavandimwe nta mwana uragusura abana ngo bagusura ari benshi yo kuza kuvuga uti uyu mwana mana yanjye uyu mwana uzi ko umwana runaka wa mukuru wanjye wa musaza wanjye yansuye twazi guteka icyo akamenya guteka icyo akamenya gukora akaka uriya mwana njye nkunda kubivuga nkavuga ngo uzashaka uriya mwana bazabushaka azabashubijwe.
so no kuvuga rero ngo njye nsanga ko isuku ari ngombwa cyane, ntabwo isuku ikwiye kuba yayindi yo twirimbisha hano hanze tukamenya kwimakiya tukamenya ni byiza cyane, ariko isuku nyayo ni bya bindi byose bidukikije byo dukora buri munsi. Kumenya ko ukwiye kubyuka ugakaraba mu maso ukabrosa, wamara kugira icyo ukora imirimo ugasohoka ukajya umaze kwitunganya wowe ubwawe ukajya mu mirimo, naho mwaba ufite abakozi ufite akanya ukagenda ukavuga uti uyu munsi n'igikoropa. Njye hari twese nk'abantu nyine amago twagiye ducamo, urugo nageragamo niba bakurikira bakubwira turiya mukobwa yarakoraga, naheraga ahantu habikwa amakara akariho mpera, kazi ko zino nzara zacu furo ko bigize nkaho utabikora nubwo tw'abantu benshi bagendera kure. Naheraga mu kazu k'amakara akariho mbaza ngasura ngasanga harunzemo ibivumbi byararundikanye, nkafata umufuka nkabiyora neza nkakoropa nkoza urwo rukuta. Ndambwira umukobwa mu rugo cyangwa umuhungu hari nti oza ruriya rukuta rw'amakara, bikamucanga ukuntu akazu k'amakara ugomba koza akagahora nako gakeya. Icya kabiri nkajya ku madirishya, amadirishya nkaba nzi neza ko ntawe ujya uyibuka akavumbi ngo mutahe. Urumva muri make isuku nyayo ni hahandi ukora ibyo undi adapfa kubona. Nugera mu rwawe rero be nta kizakunanira. Nk'ubu njya mbona amago yo naciyemo yo narerewemo yangize uwo ndi uyu munsi. Mama ukuntu yari ateye ibyo uburyo yatwigishije tujya tubivuga twebwe iwacu, ntushobora kumenya mu bana 9 turiho ntushobora kumenya ngo uyu ni umuhungu uyu ni umukobwa. Umuhungu uramufata amusigira umwana akamuhindurira pampegisi akamwoza akamukorera buri kintu, umukobwa amusiga agateka agaterura iki. Nje nk'ubu nkanjye mu rugo ahondi ushaka kumbwira ngo hari ikintu cyapfa giye mpari, niba ari urugi fatiye nkamenya undi bufata icyuma ngire ntya, niba ari ikintu uza kiriya cy'ukuboko nkagisubizaho, niba ari iki nta kintu mbese njya guhamagara umufundi ariko numva byananiranye pe bigeze ku fundi rwego. Ibyo byose rero ni isuku. Iyo rero njye mbona isuku guhera hahandi wanya aho wavukiye aho rerewe kugera uyu munsi aho uri mu fiyansaye ukazakomezanya nayo, bizagufasha cyane kubaka urugo rwawe. Ariko mu gihe cyose uzita kuri iyi suku gusa iyo hanze gutya sha be wapi bizagera igihe umuhungu akurambirwa. Iyo kuraje cyangwa se ubwo bushake bwo kwiga kumenya iyo mirimo nyine wowe ukwehereye mu ngo zitandukanye, icyo gihe byumvikane ko nta mubyeyi wari uhari, wagiye ubyigishwa nande cyangwa utozwa nande? Njyewe wa mbere wantoje imirimo ni mama. Mama yari umuntu ugira kuraje imirimo ye yose. Ni umumama wari ufite akagara gato utaragiraga ikimuvunnye, niko ngira ngo nibaza ko nabyo hari bigiramo urundi ruhari. Imirimo yose mama nta murimo atakoraga, uwo ari wo wose agezeho yarawukoraga. Njye rero mbona nk'aho ari we mwarimu wa mbere nagize, kuko nkanjye ubu ntiwambwira ngo guteka nteka ibintu byose bishoboka, gukoropa ndabyinjoyinga. N'ubu ngubu ndi umuntu ushoboye ufite abakozi ufite hagira cyane nkaranga hari ukuntu batakora bye neza bafata itorosho. Urumva gufura nubwo yenda umuntu yaba afite n'imashini ifura ndabyinjoyinga. Cyeza abamama bajya bafura bagafurisha abakozi kugera no ku myenda yabo y'imbere. Yego ugasanga yayifashe imyenda y'imbere iye n'iy'abapapa abagabo babo bakayishyira hamwe bagaha abakozi. Abamama mushobora kuba muteye mutyo ibyo bintu ntabwo ari byo. Baba bakozi rero uzi gusanga babataramye cyane baricara nabo bakajya mu kagoroba. Cyambere baramutarama bakajya mu kagoroba kabo ko gutarama babakoresha babo. Yego bakavuga uburyo bamubonye, uburyo ubwenge bwe babubaze, uburyo icya kabiri atangira kumubona nta gaciro afite. Yego ese ubundi ko tuvuga ibyo umukozi wakoze ibyo byose buri kintu umugabo akabona niwe ufuruye utwo twenda, niwe umutekera, niwe umutegurira, niwe umusasira. Hari ubwo umugabo agize atya agakata bavuga ngo byatewe na wa mukozi. Rero ni ukuvuga ngo ba mama dukwiye kwisobanukirwa
ukamenya ngo kuba umukire ntabwo ari ugutuma umuntu akureba mu bwonko no mu bitekerezo byawe, agucishemo ijisho. Umukozi ageraho agucishamo ijisho kubera iki? Kubera ko wamukoresha ibintu byo atatekereza ko ushobora kuba watekereza ko undi muntu yagukorera. Fata umukozi umutware mu cyumba cyawe ngo ajye gusasa, ajye kuhakoropa. Byatewe n'iki? Nuko iwanyu ariko wakuze ubona ari bo bakora imirimo yose n'ubundi. Umukozi ugasohoka akari ugusasira, ukajya ku meza ugasanga yagutegura icyo kunywa, ukahava ntacyo wanduriye ukabisigaho. Umukozi n'ubundi akari ubyandurura, umukozi akari inkweto mpanagurira, umukozi akari umwenda nterera, umukozi akari umwenda bya bintu wa mugore akabihagurukana akabitwara hehe cyangwa na wa mugabo. Hakaba ubwo usanga abakobwa barabimenye abagabo bakabavunisha kubera ko abonye kuzi buri kintu, agashaka ngo buri kintu gikore. Yego be, nyamara mu bufatanye dukwiye kubikorana byose, sibyo be? Icyo gihe bizajya bigenda bite? Icyo gihe ubufatanye n'ubwuzuzanye birakwiriye kandi mu mahoro menshi cyane. Niba ufite icyuzi birashoboka cyane, biranumvikana, byaba binaryoshye iyo mufatanyije mu rugo rwose biba biryoshye. Nshaka ko tugaruka ku bantu baba ari abakobwa, ari inkumi nyine n'ubundi ibyo byose babizi, imirimo bayizi, kwiyitaho babizi, kwimaka make-up iki byose, ariko yagera mu rugo ukagira ngo hari umuntu asanze bimubujije cyangwa umukubise akagenda akirekura. Hahandi ushobora no kumugira inama mukabipfa, akakubwira ati ntiwanjye naramubonye ndacyarwana n'iki. Gira ikintu bambwirira. Bakobwa beza, ndagira mbabwire ngo ishusho umuhungu yagusanganye ukiri umukobwa ukwiye kuyiharanira, kwikomeza ikabaho. Nibyo nigeze kubabwira, niba yaragusanze wirabura ariko ukaba hari utuntu wisiga ugasa neza, hari uburyo wacaga inzara ugasa neza, hari uburyo wimenya ugasa neza, akari ibyo akunda uyimutuburira ngo ejo asange wabaye inzobe. Fikati se Jolly nakuze yirabura, Jolly nakuze yirabura, bigenze biti? Ushobora kumuhindurira umutima. Uko wahinduye isura yawe n'umutima we ushobora guhinduka. Icya kabiri, niba yaragukunze uzi kwiyitaho, wimuvangira. Iyiteho nubwo bwose wagezeyo ntaho uragera. Mbese wagize ngo wageze he? Ntaho uragera. Kuba warageze muri urwo rugo ushobora kwibeshyaho gatoya ukarusohokamo hakaza undi. Amaguru yakujyanye niyagusohora, kandi amaguru yatumye ugera nayo yazana undi nakahagera. Yego. Ni ukuvuga rero ngo navuga ngo ntabwo ari byo bakobwa beza, abamama beza ntabwo ari byo. Tujya twitwaza ibintu byinshi. Kiriya gihe nari umukobwa, nta nshingano nyinshi ifite, nta bintu byinshi bindeba, nuko nkibonera time, nuko nkikunda. Nta mpamvu udakwiye kwikunda kuzarinda ubwo uzava kuri iyi si y'Imana. Waba ari abana Imana yaguhaye, waba ari imirimo myinshi Imana yaguhaye, yaba ari iki, nk'ubu ngubu ngendera nk'imirimo yo ufite yose, sebe buriya mbasa nabira. Nashobora kutagera ku gipimo cyawe, ariko ndagerageza kameme. Sibyo ra? Reka dukomereza. Rero ni ukuvuga ngo dukwiye gukomeza tukiyitaho. Tugerageza tubikomeze. Dukomeze twiyiteho, dukomeze twikunde. Nawe uzagukunda mu gihe utazikunda. Ariko niwikunda bizorohera wa mugabo n'inshuti n'abavandimwe bakomeza kugukunda. Ntako bisa iyo ukomeje ubudasa bwawe. Iyo ugakomeza wa mwihariko wawe. Ugakomeza ka kantu katumye urya musore akurobanura mu bandi bakobwa. Niba ari umutima mwiza yagusanganye, niba ari iyo suku ya hano hejuru, niba ari uburyo wambaraga, niba wimuvangira. Nshobora kugerayo nkabyibuha, ariko ntabwo byambuza ukomeza kwikunda, sibyo ra? Ni amahoro nawe yampaye, yabyakira. Ariko icyo ari cyo cyose muri make, nahindurirwa nanuka, nakwiyongera, nagira imirimo myinshi, nagira nta kintu gikwiye gutuma ntikunda. Icyo nabonye ni mu mutwe. Iyo maze kwishyiramo afite ibintu byinshi, ndagowe, ntabwo ko kuzabona kakanya. Ariko kubanza imirimo ngira.
ako ndahanyanyaza nkagerageza nyine sinzagera ku hanyu mwebwe mu ndeba yenda muri ibyuki muri makiya mukaburiya ubu mushobora kuba muvuga ngo nkuriya aravuga iki buriya arasate arabona afite ikizi yakoze iki nta natira zigusiga nta n'iki ko buri wese aho ahagaze aka kanya akomeze bigerageze ahanyanyaza agerageze mu mirimo myinshi ni ukuvuga ngo rero ikizadushoboza iyo wamaze kwisobanukirwa ugasobanukirwa aho uri ugasobanukirwa aho muri kumwe ibyo akunda niba ari umwanya ushobora kuvuga uti niba najya mbyuka saa moya ubu ngiye kujya mbyuka 12 kugira ngo nshobore gusigarana twa tunota ubwo ndabwira cyane abamama hari ubwo avuga ati abana gusiga ntaganyije ibyo barera ubundi umugabo nta n'icyo amfashe gezera nuko ajya nyakira ukonde oya shyiraho utunota kugira ngo utaza no kumukereza ushobora kumukereza wimakiye kubera ko ari ibyo akunda ariko sitira akarakara nicyo bidusaba turasabwa ubwenge ni ubwenge bwo kugira ngo tumenye abo turi bo tumenye aho turi n'abo turi kumwe icyo bakunda bitume bishoboka ko twabikora kandi neza kandi mu gihe cyiza nanone tutabangamiye abo turi kumwe. Pastor urakoze cyane tugana ku musozo gira kandi twongereraho ndetse gasa n'umurongo dukwiye gufata. Icyo nakongeraho rero ni uko navuga ngo umugore cyangwa umukobwa wisobanukiwe burya nta n'impamvu yo kuguhorwa umubwira byinshi. Ubundi bajya bavuga ngo habwirwa benshi ariko hakumva beneyo. Ubu ni ukuvuga ngo uri hariya njya nkunda kubivuga ijambo ryose rituva mu kanwa no kwiteka afite uwo yariteganirije kugira ngo rizamugirire umumaro. Rero ni ukuvuga ngo umugore mwiza cyane cyane mugore wowe ushobora kuba wisobanukiwe uzi uwo uri we bizagufasha cyane no gushobora gufasha ba bantu bawe bari mu rugo bagufasha kubaha umurongo. Mu gihe cyose nta murongo wowe ufite nawe bizakugora guhereza n'aba bandi umurongo. Njye numva abamama yicara mu rugo akareba ka filime akakarangiza agashyiraho akandi akakarangiza uko yakabyutse ntirirwa naniyibuka uko asa. Hakaba hari burindi bw'umugabo aza agasanga yacyasa kwa kundi sha ibaze frame umugabo arabyutse se uhagurukanye robe de nuit uhagurukanye ibitambaro uje ku meza uramuseriviye nuko reka nkubwire n'ibyawe birakureba ariko Imana iguha ubwenge bwo kugira ngo umenye ukuntu bimanaginga byose kandi iyo capacity turayifite ubwo bushobozi turabufite. Satani yitwiba ubwenge reka mbabwire hari ibintu byo tujya tubona nkaho nta kibazo ariko ikibazo kirahari. Kavuga se ko namuteguriye ko namutereye ipasi ko namugaburiye ko nicanye nayo kumeza ikinini iki ariko hari ibintu biri special cyangwa unique yakubonyemo akeneye gukomeza kubona akeneye gukomeza kwinjoyinga. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira ati ubu ukeneye guhora usa mu mbabarire abakora umwuga wo kwicuruza w'uburayi kugira ngo niko babyita uzabarebe bahora bameze gutya ntabyo iby'icyangwe n'iki simba bizi ariko ahora ameze ati utwara duciye neza dusize neza yimakiye asa neza umwanya wose uri umusangire we wavuga hari wambwira ati ko ari wo murimo wonyine bafite kucyumva ko byamugora kwirimbisha ariko reka mbabwire ngo twabihisemo natwe twakwirimbisha ugahora ukeye imbere y'umugabo wawe. Umugabo yakureba akabona nta wundi usa nawe yagenda yaba ari hariya akumva arifuza kuza kugaruka ngo arebe bwa bwiza bwawe. Uhorana utubavu kuri wowe kugira ngo naba aririya yumva akumbuye kuguhobera yumva akumbuye kumva kuhumura neza. Gerageza mugore ushaka akantu katuma umugabo nk'uko umufiyanse burya biratandukanye. Umufiyanse yo mufiyansanye aba yumva mbese he can't wait arumva ashaka buri kanya ngo akurebe aguhobere yumve impumeko yawe yumve impumuro yawe. Niyo twatudefo twazaho nta twabona be. Rero navuga ngo soze mbwira abamama ngo gira akantu kuharanira kugira muri wowe kazajya gatuma aho umugabo ari yumva akumbuye kugaruka kukureba. Akoze cyane.
pasita njye nta kindi narenzaho kubyivuze ntacyo narenzaho ni ukuri reka duhora tugushimira inama udahema kutugezaho ari urubyiruko ari ababyeyi ari abana ndetse n'izo utaratugezaho nzi ko uduteganyirije byinshi mwakoze cyane rero kandi namwe mwese turabashimiye reka ari aho ubutaha naho ubutaha bane bwo umugisha cyane nabibaho umugisha cyane mwibuka gukora subscribe mwibuka gukora like share ndetse na comment ibyo byose hari imbaraga zitwongera tukabona ko ibyo dukora mu bihaye agaciro kandi ejo n'ejo bundi twumva hari izindi mpamvu n'imbaraga zidusunikira kongera kugira icyo dukora murakoze Imana ibahe umugisha